Netwe tazagiye. Agahinda si uguhura. Ntabwo twasubiza byakuboka amata. Fata inzira ugende. Fabrice mwana wanjye amazi ahindutse isura. Ngwino tugende. Nawe ntagiye. Fabrice wakana nanjye. Ngwino tugende. Hajya nakuye ko nyoko ari indani. Nihute. Ngwino tugende. Ntabwo nakuye kwa mu rugo rwanjye kubera buraya bwe. Nimufate inzira mugende. Nsubiye mu rugo rwanjye. Insunikira umwana. Ikibaye. Ni mwihanga. Sasa mugire urugendo rwiza. Yego pasobanura urakoze. Binutse. Twagiye mu nzu wanjye. Wowe musaza wawe Niba ndi musaza wawe biragufasha. Mbaye ntago ari ibintu bya danje n'ibintu bya business byunguka. Ngo byunguka? Ntibirunguka n'umugati. Ubu nawe ufite business yunguka. Yampaye. Ariko wandebyera cyangwa ntago wambonye. Urasuta. Yampaye ariko noneho. Ariko uzi ko utamutazi igihugu kiri kurwana n'ikindi. Ahubwo reka nkubwira ushobora kuba wabonye ko ngiye kwigurira agashera ukaba ushaka kugira ngo nguhe ntako ngwaho. Ubushera? Bushera nyine. Ufite amafaranga yo kubugura? Ndayafite nyine. Ninde ubugutumye? Akuze mushiki wanjye. Ubushera? Wini n'undi. Baravuze ko ngiye nabura amafaranga yo kubugura. Yampaye. Ubu ngubu ugiye kugura ubushera mu 500. 500 nyine. Agura ibintu ze banywa. Bazana hano kwereka, zana hano. Mubwire ibintu byunguka ariko. Suri musaza wawe ni se? Ndi musaza wenyine. Cyangwa ushaka untwara umva guhera uyu munsi urumva nushaka kwitujugunya ntabwo uzongera kunywa ubushera ugiye kuginywa zaje amasura zamazuka oya se vuga ati wahuye na Vikisha ubundi ugiye guhidurira ubuzima cyamaye reka nkubwire ubwawe na sinkuzi nibwo nkubonye ariko bajya ngo mushiki wanjye uramuzi uraza kumenya mushiki wawe turaziranye kuva kera ngo kuva kera winuburire wabwo ubonye nifitiye 500 nanjye uragira ngo uyatware ujye kuyakoresha 500 ayo ngayo reka gwere ko kuru twogera amazeru twogera amazeru dushyiraho gatata ubwo kagire inkorere wanyicaje mwizi nshinge nayo numaze no kuntu ni wowe wahanyicaje ntago ari njye ngaho mbwira vangiye reba gure yawe ni wawe rero urumva uriya mushiki wawe ariko mbere na mbere ubundi bakwita nde bundi tunavugane tuziranye neza none uri no gushaka no kujyana ikiganiro utananze nanjye nahise byumva ko harimo amakosa nahise numva ko harimo amakosa ndavuga tereka ntigarure hakiri kare rwose kwe batwita ba Viki bahita Viki ngo Viki umvishe mushiki cyanjye yitwa Wini none ushaka kwihimbira ngo Viki Hega ibizajyana biragenda. Itonderega ugarukiraho. Umva se nyine mubwire ntago ari gutyo bimeze ariko nawe ntukarakazwe n'ubusa. Shadora ari kumamagara vuba vuba. Umva nyine mbanga. Winingwa ngwiki. Ngiye kugera kuri boutique nyine ngiye kubuzana nari bikanze. Aranamuzana. Kanze muye numu kanze gato nkuvugishe. Aramuzana. Sawa. Umva nyine. Nari ndimo ndakubwira abanyita Viki. Ndashaka kumenya nawe izina ryawe. Ngiye banyita Cabiranye. Sekiri guseka. Gokagiye gute? Sekiri gusekira. Nawe urumva ari gitangaza kuba nitwa Cabiranye. Bakwita Cabiranye. Cabiranye. Cyamese nshaka kureba ababyeyi bawe pe. Dukuri ariko tukaduje ku ngingo dore tabirakarira mumva karagaciyemo. Umva Wini rero urumva urabona iwanyu urumva babyaye neza. Urumva gusa ukushatse kuvuga itonde nyine ariko mu kintu
ubundi kuki ufunze umutwe wabaye witonze kabanza uri kunesha igihe mwana dwe n'amasaha itonde ariko itonde igihe niyo cyatakara turagitoragura ariko wowe tuza banze nkubwire cyakwa ibitesha umuntu igihe n'ibijya ubu nawe umva ariko banze unyumve business ase ubundi wowe nta kuntu ubundi waza ugakora umuziki ubundi umuziki ngiye nkishyiraho izi nzinga yasiragobwa none ugakiramo ushobora no guhita bayitonda ugahita ushyiramo noneho na bya bintu noneho urumva ugasanga hano hose harasa ikigina urumva umva ariko uza amafaranga wahita ubamonitize umva wahita ubamonitize wakintu monetize se n'ibiki cyampaye nka nanjye nabaye monitize wabaye monetize ntabwo uzi indirimbo ngewe monetize ndumva monetize ari nk'ikintu cy'ikiraro ukuntu kibyibushye cyane ariko anasa n'ibirawo ushobora itonde monetize urumva monetize ni nk'indirimbo ya mbere wakintu iyo ukoze indirimbo ya mbere nibwo bavuga ngo wabaye monetize ahubwo itonde we nkubwire Sonia ngwino tuvugane ndagushaka Sonia ushaka ko tuganira urabona ubuzima bwaratugoye cyane kuva twagera aha ngaha twava mu nzu ya se yatwirukana twageze hano duhura n'imibereho ikakaye cyane none ndi kubona buno buzima kubugumamo bitoroshye mwana we ndashaka ko tujya gushaka akazi uko kuri kujya gushaka akazi kameze gute ariko Sonia uranyumvira uburyo ufite ubutesi wagize guhumuka mu mutwe ukareba ko tubayeho nabi mwese mama kuko tujye gushaka akazi inzu yacu Yvette tuyimurikiremo niyo twakora akazi katara ko kugenda ngo dukore turebe umura Sonia umura ntugire ubwoba inzu yacu tuzayisubirana ntabwo twatangira kurega kano kanya nta mafaranga dufite niyo mpamvu nshaka ko tubanza dushaka akazi tubona amafaranga yo gukurikirana ikirego cy'inzu yacu uriya mugore bazamusohora mu nzu yacu niyemeje gufatanya nawe ndagufashe ku gitekerezo cyawe urakoze mwana we urakoze kunyunganira mu gitekerezo ntabwo nabura kukunganira urakoze cyane Sonia ngaho guma mu rugo ngiye kureba ko nabona akazi tuzabona uburyo dukurikirana ikibazo dufite yego mama ntutinde nyine ubu wini urabona nyine ukuntu amezemo hari ndashaka kuzamukoresha nari namuhaye icyo gitekerezo ko namukoresha muri akankorera muri video y'indirimbo yanjye base nyine nkubwire umva nkubwire ndabizi neza nisohoka Bruce Melody azahita yijyamo ndakurahiye uza amafaranga bazaduha no Bruce Melody nayijyamo cyamaye Bruce Melody ngewe uriya mukobwa nayijyamo urumva Bruce Melody azahitamo amafaranga ngo dukorane indirimbo ya kabiri nose ubwo urumva niba umuzayikora iyo ndirimbo ikamamara mu kabiri akubudisha ubundi bwose barabasi sha ujya wumva barabasi byo bita barabasi byo nzi mbabarira rwose winesha igihe rwose umva barabasi ntabwo uyizi hakuze kutajya ugera i Kigali sha barabasi iriya resitora yiwe njyewe nayigiyemo yayinjyanyemo njye yanjyanye muri barabasi turiramo ibintu by'ubuntu wewe uri kwivugishwa ngo ibyo bya barabasi ntazi njye rero reka nkubwe noneho nagiye muri hoteli ya yindi nyine imwe ikomeye cyane mu gihugu bita kwa Rubangura cyagiye iyo ndayizi kwa Rubangura bavuga ngo igira n'inyenyeri iriya nayo ndayizi umva ubwo ko mbabarira were kunesha igihe ntigendere nigire kuzana ubushera bushiki wanjye arabushaka kandi abantu tugiye kujya mbabarira umva nta hantu wajya nanu wajya tutabanjije nubundi wandoze uburezi bwanyu burakora nkubwire nje ndimo ndakubwira ibintu bifite amafaranga nje naje mu muryango w'iwanyu ngiye kubahindurira ubuzima tujye tuvuga ndahendorero wese warabuhinduye cyamaye ariko nagubona reba iri kote ariko reba iri kote kuko nge nambaye umupira rero n'impamvu uri kuvuga bisa n'umupira wagira ngo wambaye supanete nikuzi ko weho rwose ubu ntuzashaka inzitiramibu n'ubundi reka nkubwire uri kunyemera ngo wagiye ngo he na he ko ariko reka mbanze nkubaze ubundi umwirihe tabi ngo mwitabi atabi nge njyamo abaye cyore ngakagabora murazira ariko
nyine bamwita rekana nawe bashaka ngo kubonana nawe rekana nawe n'umusazi umva rata mubwira yashaka guhindura ubuzima umvira rata umva nkubwira ushaka kumuhindura ubuzima umva rata nkubwira urabona rata uyu si turi kugira ngo turebe ko urubyiruko twatera imbere nuko bamwe babashije kugeraho bagasobanukirwa tugomba kuza tugafasha nabo twagize gute nabo twasi nabo mwasi mu by'ukuri none gace kigarura yesu cyane kingana gute yego ko ntago ari igihe kinini ariko ni nk'amezi nk'ane we kigarura yesu yego ku mwana njye navukiye ari za Kimironko sori kumva bene abangabo kigali nyimazemo imyaka ingana nk'iyo mfite ako gasenkisa kawe rero dore ngaha kangiye kwaguramo ubushera mushiki wanjye arunumye tugiye harana umuntu w'umugabo w'ubushera umpagarara we kugubwira umva nawe kandi utangiye kuvanga ibintu umva urashaka kumujyana mu rusengero uri pasiteri njye mu rusengero genda basi genda genda uburata aba nari bushe nagenda agenda ntabyo umva ariko se umva ariko uri kujya he umbwira se iki basi se reka nimero zawe ngo nziguha umva mugabo umva wowe ugenda none atangiye no kujya ka nimero za mushiki wanjye urabasize ufunze yesu ahubwo reka nanjye nigende sa urakoze ntacyo bizamara n'icyo byakumarira abantu abo ngabo n'abo i Kigali nabwo mumaze imyaka ingana n'iyo mfite yego genda abakobwa bari i Kigali nagende twese n'umutubuzi kaze nguhereza inama y'umunsi urumva nimba utari unabizi jewe Vicky urumva abakobwa banyirukankaho nk'inda bakwirukankaho wowe nushaka amashiki uzi bawini ngo ijambo ngo ryahindura ubuzima uzi Yvette uramuzi ijambo ry'umunsi Yvette hindamuzi bure ibyo bisatsi nabipfuka nagakubita nyamara ariko mana yanjye rwose ubu ndabaho gute muri ibi bihe ngomba gutekereza ikintu cyo gukora ariko kiriya cyana nacyo igihe cyaziye cyambujije amahirwe pe ntabwo nkibona ibyo nabonaga nta n'umuntu ukinjira hano n'umwe sinamenya ikintu ngomba gukora mbega umwana mama bimeze bite Fabrice ndeka rwose komera cyane numva uri muri ivugisha ufite ikibazo wese urabona ubuzima bumeze gute utararinda kubaza byinshi ntabwo ubona ukuntu turi kuburara nta n'ubwo ubona ukuntu turi kubwira ese ubu ngubu nijye yakubujije amahirwe kuko oya wambujije amahirwe nta n'umuntu ukinjira hano ngo ampereze n'ibihumbi 2 n'amagambo yose numvishe uri muri oya ayo magambo yumve cyangwa uyihorere pe ariko rwose wambujije amahoro ku buryo sinzi ubundi ubungubu ndi kubona nibikomeza gutya mva uzohoha nk'abandi bose uko wa mugore yavuyemo hano nawe niko uzagenda pe ibi sinakomeza kubyihanganira none ubu ngubu ngeze aho nkubuza amahirwe oya kuyambuza wowe utaraza muri uru rugo Fabrice nabonaga n'umuntu unyiherana 2 ariko ubu ngubu igihe wazi nta n'umuntu ukinjira hano urabona ngomba kubaho guteze ubu nawe rwose nshobora kurakara nkakuvana hano muri uru rugo ukagenda witangira kumbwira nabi mva nkubwira ikintu kimwe cyonyine ugomba kureka uburaya none ibyo byo birandenze ndeka uburaya wowe urantunze neza ndakubeshya wari uzi ntunzwe n'iki nimba ari ibyo ngibyo byo kureka uburaya ibyo ngibyo ukaba uri kubivuga gutya aya masaha ubu tuvugana wasohoka ukagenda ahangaha ni iwanjye waje uhasanga ndagucumbikira ariko ibyo kuba uri umwana wanjye ibyo ntiwabyitwaza ngo bitume unzegereza ntabwo bizakunda ntabwo ibyo ngibyo ari byo ukorera iki se koko
Yababa we. Mbonye se umugabo wanjye. Ntabwo bishoboka mbonye umugabo wanjye. Uvuye. Bari barambwiye ko wapfuye. None se uvuye baragufunze? Baramfunze banshyiraho ibyaha bitari byo. Uzangoma turaburana. Ndatsinda niko kunda kugenda. Nubwo wantaye nge ndacyagukunda. Nari narahangayitse cyane. Njye n'umwana wanjye twari tubayeho nabi nibaza ukuntu nazongera kubona umugabo byibuze nkumva ari. Nkumva ugenda nubwo ntacyo waba umariye ariko ukabuhari. Nonansuhu. Oya hari ahantu atamasomo kugusuhuza byo mu kugusuhuza. Ndabizi ko nabutaye na Soni ahubwo Soni yamize. Soni warambabaje. Ahubwo reka njye kubwira Soni iyi nkuru. Oya tugende nanjye kubashaka. Nanjye kubashaka twongeye dusubire mu rugo wa mugore ndemera narashatse ndakeka nawe yarigendeye. Aracyagutegereje aracyambera mu nzu. Oya turagenda tamwirukana amasura agende. Simbikubwiye bari baramfunze bambeshyera ibyaha bitari byo ariko turabona. Ntago wabikoze se? Ntago nabikoze. Ntago nabikoze bankizeho kesi nyine. Nubwo wanyanze nge ndacyagukunda Imana ishimwe. Oya kandi nanjye nanje kukureba tugenda ahubwo turebe Soni ya. Mu rugo cyane ko bari mu minsi y'akazi. Mbese papa mugiye kudusubiza mu rugo. Fabrice guhera iyi saha uzongera kushizana amategeko hano muri rugo uzahita woho wamonga ugende njyewe ugende sigarana amahoro yese ugize nk'iki njyewe uzagenda kandi ndabikubwiye uzagenda ibintu urimo nyamara ntabwo uzongera kuzana itegeko na rimwe ugomba kubitekerezaho nta tegeko na rimwe nkeneye kuzana hano buretse tuzaba tubireba umwana ntabasha na n'isaha rwose noneho inzara iranyishe neza nta n'icyo kuba umuntu akibona pe bakwa mutipe we bamufungaga gute mana si umuntu ugiye kubona nkabona araje nabyitwara muti ni nakishima yashaka kwirukana n'iki cyane aho bigeze ndabona nta n'icyo cyanzaniye inzara gusa ubukene umubabaro Reka njya kureba Soni yawe uzi inkuru nziza nk'indi nayicara. Ndebera Soni yanze. Ndebera Soni yamubwira ko badutuye. Sonia. Sonia mwana wanjye. Wawe, ngwino tuje kureba papa wawe. Papa wawe ndamubonye. Usiko yabonetse. Papa wawe yaje. Turongeye tugize amahirwe ya kabiri. Siko warebye neza. Nese warebye neza. Namubonye niwe twari turi kumwe. Papa. Niwe papa wawe. Papa wawe nguyu. Wamubonye papa wawe. Twari twaramubuze. None turamubonye. Soni. Papa, Expressão mesmo. Papa, urongera uraje. Inkuru nziza papa waje no kuducyura yambwiye ko dushubije mu rugo. Yego se mama. Ubu tugiye guta tugenda none dusubire mu rugo wa mugore ndabizi neza ko ntawe. Kandi nubwo yaba hari nawe turamuzingiye kutwe atahe hariya ni iwanyu ntabwo. Urakoze mugabo wanjye. Sibyo? Sawa ngaha tugenda. Mana we ubuzima bwanjye buri habi pe mbega umwana wanzaniye ibibazo mu rugo ubuse kuko nakora iki Fabrice Preza reba umuntu ukomanze Windows ukubita ubugira hano ni mu kabari binjira ahubwo nawe byo n'ibyo kubivuga ushingiye ku cyoro cyo kubura none wigize indaya uje kureba mama rero acha mama wanjye sheri aho turuwe mama sheri sinari nguherutse mama wese sheri turi kumpunga nakoze iki oya nagaruka ahubwo hari ibintu byabereye turi mu mama ese ubundi uriya mwana wanjye hano bino tubanze tugiye kwicara mu nzu turabivuganaho nyuma
fasha mbese sheri kuri kumunga cyane oya ntabwo ari ukuguhunga byagenze utese oya hari ibintu byabaye bitari ngombwa mana yanjye byakunda gutese yarakunze naje gukoresha ahubwo uriya mwana abonye aha ngaha ubundi ninde muri rwo niyo wari unyemereye tukinjira noneho nkaza kumukubwiraho nyuma none se sheri abangaba ko bagarutse aha ntiwabirukanye oya ntabwo nabirukanye buriya igihe cyawe cyari kiriya kirahagije mana oya ibyo si bishoboka bite uyu nguyu ni umugore wanjye hano niwe uyu nguyu ni umwana wanjye niko bigenze se bagomba kugaruka mu rugo rwawe ko bigenze igihe cyawe cyari kiriya oya ubwashize yitabaje amategeko nanjye ndi buyitabaze nta kindi kintu nabikoraho ese ko muri kundeba gutyo tutakureba ko muri kundeba gutyo tutakureba nawe igihe cyawe kirarangiye mada yego igihe cyawe kirarangiye nari narakubwiye ko nzagaruka mu rugo rwanjye ntabwo ari uku nguku ndasohoka urazi iminsi nahigaga umugabo wanjye ko wafura ngo nabagenda bamufunga aheremo yaje kandi aje nsanga ishingiye by'abanyabyaha aje nsanga aje gusanga ahubwo sohoka ntabwo ndapfa gusohoka biri aho ntabwo ari gutyo urishingiza ayo mategeko ntasezerano usanga sheri yagarutse sheri nase sheri uranyirukanye uko waje niko ugiye kugenda wabyumvise madamu yego ntabwo indazi yazigira ijambo narabikubwiye cyane kenshi idashoboka reka murerese ibyawe ufata inzira ugenda ntacyo wabivugaho oya yagarutse mu rugo rwe twarivuganye ko igihe cyawe cyari iki ngiki cyarangiye netwe tazagira agahinda si uguhora uri ntabwo twatuzi ko byashoboka madamu fata inzira ugende Fabrice mwana wanjye amazi ahindutse isura ngwino tugende nawe ntabwo Fabrice wokana nanjye ko ngwino tugende hajya nakuye ko nyoko ari indaya nihute nihute ngwino tugende ntabwo nari nakuye ko ari mu rugo rwanjye kubera uburaya bwe nimufate inzira mugende nsubiye mu rugo rwanjye insunikira umwana itubayeho ni mwihangane sawa mugire urugendo rwiza yego pasobanura urakoze sawa binutse twagiye mu nzu wanjye Nese mama ubu turabigenza gute? ntabwo tugende Nese ubu urambwira ahantu twerekeza ari hehe? turahashaka